TFZ Rwanda, aho tugiye kongera nanone kureba noneho ukuntu ushobora gukora noneho program idilinga na integers gusa. Muri video iheruka twarebye uburyo ushobora kudilinga na characters, kuko twari tumaze kurebera hamwe incamake za C programming data type. Ubwo twamaze kureba n'urugero rwa program idilinga na characters, ubu tugiye kurebera hamwe nanone program idilinga na integers. So nkuko bisanzwe ndakoresha n'ubundi iyi online debugging tool. Iyi link iri kuri izo video ebyiri ziheruka, so wareba niba uri bukenere gukoresha iyi link nawe ugakoresha iyi link. Niba uri installing IDE urareba previous videos ya mbere ya introduction y'ukuntu ushobora kuinstalinga IDE ushobora gukoresha muri C programming. So tudatinze rero, iyi debugging tool umaze kuyimenyera, address ni iyi ngiyi, uyishaka wakoresha iyi ngiyi. So tudatinze rero reka turebere hamwe izo program idilinga na data type ya integer. Nkuko rero namaze kubisobanura muri video zatambutse kubyerekeye na C programming, buri program yose itangira n'iyi aya magambo include. Ni ukuvuga utarabisobanukirwa bya include n'ibi bindi bya input, standard ya input na output, uraza gusubira muri video zabanje kugira ngo uze gusobanukirwa ibyo ari byo mu magambo arambuye. Iyi ni syntax, ni muri syntax twabivuze. Iyi ni syntax isanzwe. Buri C programming igomba kugirwa ni standard ya standard syntax, iri standard ibanziriza program zose zikorewe muri C ni iyi ngiyi. Then integer main, murabyibuka neza tuvuga dusobanura syntax za C programming, igomba kuba imeze gutya. Iyi ni syntax, ibindi byose bitangirira aho ngaho. Ni ukuvuga ngo ahangaha mo hano hagati muri iyi interval irimo hano hagati niho shiramo za codes zanjye kugira ngo compiler ibashe ku understandinga ibyo ari byo. Ni ukuvuga ngo ukeneye gusobanura uburenze urareba syntax za C programming narabisobanuye. So nkuko twabonye integer, nkuko twasobanuye muri video iheruka, integer ni data type. Nagaragaje keyword, specifier keyword yayo ni int, noneho ugakurikizaho izina rya integer. Ngiye ndakoresha umubare bisanzwe, noneho iteka buri gihe izina ryaba rya characters umaze kwassigninga izina, data type iyo ariyo yose irangizwa n'akadomo n'akitso, ukamanuka rimwe cyangwa kabiri, biraterwa na space ushaka gushyiramo. printf ni iki? Printf nayo ni function idufasha gukora iki? Guprintinga amagambo yose turi bwandike between izo double quotes, kugira ngo amagambo turi bwandike mo aho ngaho hagati abe displayed, agaragare kuri screen yawe. Ni ukuvuga ngo niyo function idufasha kubidisplay kuri screen. Ubwo ni ngenda vuga wenda andika umubare ushaka period, nanone hano harangiza akadomo n'akitso, ndamanuka nanone rimwe. scanf nayo ni indi function, nayo narayisobanuye, murasubira muri syntax nyuma murebe. %d ndi gusobanura iyo %d narayisobanuye, ndi gusobanura ama data type ya C programming na syntax ukuntu byandikwa. Turakomeza. Ubwo umubare ni ukuvuga ngo hano haragaruka n'ubundi ya zina y'iki ya integer yabaye declare hejuru aho ngaho, iragaruka nanone ari aka kadomo n'ubundi n'akitso. Ngire ngo murabyibuka neza iyi scanf icyo imara. Ntabwo ndi kubisobanura amagambo kuko ntabwo ndi kubisobanura kuko
ntabwo ari byo video ngendereyeho hano. Niyo ndongera ndasubira printf. Iyi printf nanone yandikwa kimwe, ndahita nandikamo irindi jambo wanditse noneho %d. Ndaza kubisobanuraho magambo, ndaza kubisobanuraho gatoya iyi %d impamvu igiye aho ngaho. Then hano rahita hajyaho umubare n'ubundi. Then nanone kakadomo kanjye nakitso. Then ni ukuvuga ngo program imaze ku debuginga ira closinga program iritaninga 0 as a value. Ni ukuvuga ngo okay, rero impamvu nari nsevinze nuko every code uzajya wandika uri gukora muri IDE runaka atari kuri online debugging tool ugomba kujya usevinga buri gihe. Nudasevinga hakagira akantu gato interruptinga ibintu uri gukora, ibyo utasevinze byose birabura. So agakode mu gaprogram mu magambo makeya ni aka ngaka, ni gato cyane, ntabwo ari ibintu birebire, ni basics turimo turareba. Ni ukuvuga ngo nigaragaza gusa umubare. Reka turaninge turebe icyo biri butange. First of all irimo tugaragariza ko harimo amakosa runaka arimo. Bon, turarebera hano. Murabona hano umubare n'umubare, sinzi niba uri kubasha kubona itandukaniro. Ni inyuguti nkuru n'inyuguti ntoya. Means nk'uko nabisobanuye, C programming ni case sensitive. Ni ukuvuga ngo utandukanyije aho akantu gatoya ihita ibara ko ari ibintu bibiri bitandukanye. Ni ukuvuga ngo kubera ko nashizeho inyuguti ntoya, hano hashizeho inyuguti nkuru, iyo nicyo kibazo cyari gihari. Reka twongere turaninge turebe. Fine, urabona ko ikibazo kivuyemo. Ni ukuvuga ngo ni case sensitive. Ugomba guhora wibuka ko ni case sensitive. In case ushizeho akabazo gatoya, ihita akantu gatandukanye n'ikindi ihita igaragaza ko ari ibintu bibiri bitandukanye. So andika umubare ushaka. Urabona ko ni ijambo ryanditse hano muri printf ryabaye displayed hano. Ngenda ndandika umubare wenda 12. Nindandika 12 ndakanda enter. Noneho program inyereke wanditse umubare 12. Ni kubera ko idilinga na integer gusa. Urabona ko nanditse umubare, iyi sinyereka ko umubare nanditse. Ni program nakozeyo no kudisplayinga ikongera ikanyereka umubare nanditse. Ntabwo nashyizemo if statement. If statement ni yindi duha option, murayibuka neza muri previous video. Naha ngaho ushaka includingamo if statement kugira ngo nayo ibashe kudisplayinga ibyo uyibwira ikurikije statement washize muri if. Ni ukuvuga ngo iyi ni program ya mbere, ariko yo idilinga na only one integer. Reka turebe rero reka turebe n'akandi ka example k'indi program nayo ishobora kudilinga, ishobora guteranya imibare itandukanye. Ishobora guteranya imibare 1 cyangwa 2 cyangwa 3 bitewe nuko ushaka kuyikora. So nk'uko nabisobanuye, syntax ntabwo ndi bwongere kuyandika bushyashya. Syntax ni iyo ngiyo gusa, igihindukaho ni ibintu ushobora kwandikamo hari hagati. Niyo kubera ko iyi program ya mbere turebye idilinga just na one integer, ikagudisplayingira integer wanditse. Reka turebe n'iyindi ishobora, noneho iyindi ishobora kudisplayinga noneho more than 2, more than 1 integers. So hano nderekana akantu kamwe murabyibuka neza. Integer ko ihagarariye wandika ijambo int. Noneho hari uburyo bubiri bwo kudeclara integer. Tuvuge wenda integer x, ushobora kwandika gutya, integer y, ongera nkandika na integer z.
bon amazina ntitubyiteho cyane, ushobora kwita integer a, integer b, ushobora kwita integer umubare, integer izina ryose washiraho ngaho nta kibazo. Ubu ni uburyo bumwe bwo kudeklara integer yawe, ariko hari n'ubundi buryo bwa kabiri. Wowe uzajya uhitamo uburyo bugushobokeye. N'ubu n'ubundi buryo bumwe. Naho buriya buryo bwa mbere n'ubu buryo byose ni bimwe, ni nk'uko wabikora kimwe. Njye rero I prefer, nkunda ubu buryo kuko nta mirongo myinshi bumpa, ntabwo buzana ibintu byinshi byo kudealinga nabyo kuri screen. Njye mpitamo ubu ngubu, ushobora gukoresha buriya bundi nkweretse primitive. Ushobora kwibaza impamvu ko primitive itangira buri gihe, niyo urumva niyo ikudirectinga. Reka nanone tuvuge ati ndashiramo umubare, ndashiramo umubare wenda wa mbere, kuko turadiringa n'imibare myinshi, turadiringa n'imibare ibiri. Urabyibuka neza ko ugomba gushiraho kariya kantu scanf. Niba hariho shiraho umubare rero, scanf ntigomba kubura, kuko umubare urawandika ukoresheje keyboard, right? Kubera ko ukoresha keyboard rero, kandi murabyibuka ko scanf ariyo idufasha gukora iki, kugrabinga imibare wanditse kuri keyboard kugira ngo ibashe kugaragara muri program. Akantu nibagiye kukavuga ntacyo, ariko ndagasobanura naho mu kanya impamvu gutyo akantu. Then ugahita ushiraho x. Ni ukuvuga ngo hano ikintu ndi kuvuga ni iki, ndi kuvuga ko uyu murabyibuka neza ko navuze ngo iyi percentage d representing integer. Noneho ndiho ndabwira iyi program ko uyu mubare uri buze kwandikwa hano uraba uhagarariye x. Nicyo bino bintu bisobanuye hano. Yitwa ampersand. Ampersand niyo uyu mubare, niyo iyi sign ampersand niba nibuka neza. Yes, niyo ariko ni ampersand. Yaba ari ebyiri ikaba and. Murabyibuka neza muri previous program ya character nasobanuye. Yari ebyiri gutya ziba zisobanuye ibindi bintu bitandukanye. Iyo ni and. Ariko yaba ari kumwe ni ampersand sign, isobanura ko uyu mubare ugiye hano urahita uba stored, urahita uhagararira x muri storage ya integer ya x. Irabihagarariwe n'uyu mubare urugandikwe hano, nicyo biriya bisobanuye. Then ndongera amanuke hasi nogere primitive, kuko murabyuka turi kudealinga n'imibare ibiri. Primitive nanone hano shiramo umubare wa kabiri. Murabyibuka nanone ko hano ako kantu toujours kagomba kuba gahari kugira ngo kagaragaze ko icyo wandikaga cyarangiye. Turongera dufate scanf. Scanf ni iki? Scanf ni ukugira ngo tubashe kugira ubushobozi bwo kwandika. Nanone percentage d, ndasohoka shireho akitso, right? Yes, akitso. Noneho nanone ampersand y. N'uyu mubare wa kabiri uri buhagararire y muri storage ya y. Noneho hano tugiye guteranya imibare ibiri. Niba tugiye guteranya imibare ibiri rero, ndaha value ya integer z. Value ya integer z iraba igiteranyo cya x na y. Ni ukuvuga ngo hano ndashiramo kano gaformule gusa, ni z ingana na x uteranyije y, nta kindi. Amanuka hasi ashiraho primitive. Noneho nkakora igiteranyo.
igiteranyo. Okay, igiteranyo ni kingana. Okay, kingana na, ugahita ukora none kingana ndakeka nta kibazo. Kingana na percentage d, nkagaruka hano nkashiraho z. Noneho okay, reka nze ndaje mu kanya mbirebe nabyo ndagasobanura. Return, reka turaritaninga 0 mu gihe program irangiye. I will run it. Nanone urabona ko hajemo akandi kabazo. Nanone akandi kabazo ni iki? Aha, taraninga nanone turebe. Aha, igiteranyo integers era expected before. Hano nako nari nibagiwe ka kadomo. Then ndaza hano ndaraninga. No, in fact iyi ngiyi ntabwo ampersand ntabwo igomba kuba hano. Ampersand ntabwo igomba kuba hano kuko ntabwo turi kuri storinga value. Run. Noneho urabona ko program igeze hano irimo iraraninga, iradusaba umubare wa mbere. Ubwo ni hano tugeze. Ndashiramo umubare wa mbere 40, ndakanda enter. Ndashiramo iriti gusaba umubare wa kabiri, ni ukuvuga ngo program igeze hano irimo iraraninga, imaze kudusaba umubare wa kabiri, igeze hano itegereje ko wuzuza hano umubare wa kabiri. Ndashiraho 6, nanone ndakanda enter. Iravuga igiteranyo kingana na 46. 46, 40 guteranya 6 ni 46. Noneho akantu nashaka kugaragaza mu kanya gatoya ni sign n. Iki kimenyetso kigaragaza ngo igisubizo cyangwa se program. Reka nze simbizi kundi bisobanura. Reka nze mbereke effect bigiye gukora hano. Urabona between iyi 20 hano ndashaka kongeramo space mo hano hagati, niyo iyi n. Iyi n isobanura iki? To print to the next line, to kujya ku murongo ukurikiyeho. Nuvuga ngo gushiramo space mu murongo ukurikiyeho. Nuvuga ngo mo hano hagati reka nze nshiremo space turebe, sibyo? Urabona ko isiva hano ikajya hano hasi. Umubare uhise uva hano wajyaga hano. Reka nshyireho 45. Urabona ko igiye hasi. Ni n ibikoze. Ni aka gasign nshizemo kabikoze. Abonye igisubizo ni 54. 54 45 guteranya 9 bingana na 49. No kuvuga ngo iyi nayo ni sum. Iyi nayo ni example ya integer. Turebye programs ebyiri, ishobora kuba minus, ishobora kuba times, ishobora kuba divide. Ntabwo ari ngombwa guteranya gusa, byose birashoboka, ushobora kubikora. Ni uguhinduramo hano formule gusa. Tuvuge hano turakubye, dushizemo times. Let me run it and check. 2 ngo birabyara 4. 2 kuba 2 ni 4. Nukuvuga ngo ni uguhindura sign hano gusa, ubundi yo igahita ikora
ibyo uhitegetse hano, nta kindi. Minus ushobora gushyiramo gukuramo, ushobora igakura, gukuba igakuba, kugabanya ikagabanya. Ni just wowe kumenya uburyo wandika syntax ku buryo bikurikirana. So murakoze cyane rero, turagaruka nanone vuba cyane tubereka float ni gute ushaka gukora noneho program ya floating point. Barayibyuka no twayirebye muri za data type, twarebye muri video sobanura data type. So turagaruka turebera hamwe nanone ukuntu float point nayo ikora, then dukomeze. Murakoze.